Hey aba VIP, uyu munsi rero turibaza ibibazo bibiri. Ese igihe kikiza cya corona cyangwa se icyorezo cya corona cyaba cyadushize muri recession cyangwa se depression? Abatazi icyo ayo magambo avuga ni ukuvuga ngo ni igihe cy'ubukene bukabije bw'igihugu cyangwa se bw'isi yose. Reka tubane kuri iyi video tugiye kubiganira. Nongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show, cya kiganiro cyanyu twungurana ubwenge bwa buri munsi, business ndetse na entrepreneurship. Rero nk'uko rero mubizi tumaze iminsi turi mu series aho tuganira kuri impact y'ibyorezo nk'iki cya coronavirus turimo bigira ku isi ya business ndetse n'isi ya economy ndetse n'ukuntu bihindura uburyo tubaho. Utareba igice cya mbere nambwira akareba, turashira link muri description y'iyi video akazareba twavuze kuri history cyangwa se ibyorezo bishize uko byagiye impacta isi turimo, hanyuma bigahindura uburyo abantu batekereza, uburyo abantu bakora business ndetse n'uburyo abantu spending amafaranga. Ubu rero tukaba turi buze kwibanda cyane cyane aho turi muri kino cyorezo cya coronavirus, hanyuma tukabasha wenda no kureba imbere uburyo twabyitegura. Rero niba ari ubwambere ubanye natwe muri kino kiganiro, subscribe hanyuma unasharinge amakuru kuko ashobora gutuma abantu babasha kwitegura neza. Icyo rero dushaka aba VIP nuko mubasha kugira information kugira ngo mubashe kuba ready kuri bino bihe bigiye kuza, kuko change is up. Kuko iyo turebye amateka neza tureba ko amateka y'ibi byorezo asiga ibintu bihindutse, ahubwo nudahinduka ujyane nabyo, umenye ubwenge bugezweho, umenye ko business igomba kuba mu buryo bugezweho, isi izagusiga. Rero sinshaka kuba ko wowe umu VIP urankurikirana uyu munsi. Rero uko nababwiraga, reka rero tuvuge kuri recession. Ese corona ni iki yaba yarakoze muri kino gihe mu buryo bwa economy? Nkuko twavuganye ibintu byose birafunze, business arafunze, ibintu byarahindutse, ibintu online biro biratera imbere, ama churches ndetse n'ama churches arafunze, ibintu byinshi byarahindutse. Ariko se umuntu yakwibaza, ese turi muri recession? Recession ni iki? Recession ni akantu gato nshaka ngo banze mvugeho kugira ngo nubake icyo nshaka kuza kubabwira uyu munsi. Recession ni igihe igihugu cyangwa se isi ishiramo mbega ubutunzi bwabyo bugabanuka mu gihe runaka. Bivuga ngo aba economist rero ukuntu bapima recession iyo habaye byibuze amezi 6 mu mwaka, ndavuga ngo 2 quarters zishize GDP cyangwa se production y'igihugu cyangwa se production y'isi yose itahirajya hejuru. Iyo imaze amezi 6 production imanuka, icyo gihe habayeho recession. Recession ikindi nacyo nuko iyo recession itenze ikarenga amezi 6 ikajya mu mezi 12, noro habaye cyitwa Great Recession. Ibyo rero bikaba twarahuye na Great Recession hano muri Amerika ndetse no ku isi yose ahantu hatandukanye mu bihumbi 2008. Iyo ikaba ari Great Recession yatewe nuko amabanki haga amadeni abantu muri y'amazu, hanyuma abantu ntibabasha kuyishyura ari benshi, biba ikibazo biteza Great Recession. Abantu nabo bakaba baribaza, ese iyi coronavirus izateza recession cyangwa izatuma iba Great Recession cyangwa se izateza Great Depression? Depression ni mu gihe rero icyo gihe cy'ubutunzi bugabanuka kibaye kirekire kikarenga amezi 18, kikaba cyagera umwaka umwe cyangwa 2 nk'uko byigeze kubaho mu gihe cy'igihumbi 1929. Icyo gihe habaye ikintu cyitwa Great Depression. Tukaba rero ababikomisi benshi badebatinga ati se izaba recession, izaba Great Recession cyangwa se izaba Great Depression. Abantu benshi bino bintu bigitangira bari bazi ko ari ibintu bizaba ukwezi kumwe bagafungura, kuva mu kwezi kwa mbere turi kugera mu kwezi kwa gatatu, none ubyinjiye mu kwezi kwa kane no kwa gatanu, ndetse abantu benshi baravuga ngo mu kwa gatandatu naho birimo. Abandi nabo bakavuga yuko nkuko twabibonye ubushize izi pandemics zigira ama waves, ni ukuvuga ngo ziragenda zigasa nk'izigabanutse zikongera zikagaruka, zikongera zikagenda. Ni ukuvuga ngo benshi bavuga yuko wave ya kabiri ishobora kongera ikagaruka mu kwezi kwa 7 cyangwa se kwa 8. Kandi nkuko tubizi mu Bushinwa, ejo nahoze nsoma amakuru yuko hari imijyi 3 wave ya kabiri yamaze kugaruka. Wave ya kabiri yamaze kugaruka, ubu bongeye gufunga ibintu byose muri iyo mijyi 3 muri northeast ya China. Ni ukuvuga ngo abantu baravuga yuko bishobora kugabanuka mu gihe ko tugenda dushyuha, ko tugenda twinjira muri summer,
ariko bikazongera bikagaruka wenda nko mu kwezi kwa 9 cyangwa se ukwezi kwa 12. Nibigenda bityo bizatuma ekonomi ikomeza kugenda ifunga no bitume iki gihe kitaba gusa amezi 6 kibe 12 cyangwa se k'imyaka 2 ku buryo bishobora guhinduka Great Recession cyangwa se Great Depression. Rero ntabwo mafitiye amakuru mabi gusa, ahubwo mafitiye ameza. Nkaba nshaka kubabwira uburyo mwakwitegura mu bihe bishobora kuba bigiye kuza, ndetse n'uburyo mwatekereza mukaba ndetse mwabasha kujyana businesses zanyu ndetse na financials zanyu mu rwego rwo hejuru. Kuko iteka ryose umuntu yabashije kuadapta mu bihe bibi aciyemo kandi akabasha kubitsinda. Ikindi nacyo navuga, iyo habayeho Great Depression cyangwa se recession, ngiye navuga ngewe nawe umuntu usanzwe nkatwe niki bidukorera, ni izihe ngaruka bidusigira. Ingaruka ya mbere ni uko ubuzi burashira, ubuzi buragabanuka. Noneho ubuzi bwagabanuka bigatuma abantu benshi badafite akazi biyongera. Ikindi kintu nacyo bituma abantu bafite amafaranga menshi muri banki atagaciro, kuko urumva amafaranga ibihugu bikora ibyo bita quantitative easing. Nk'ubu ibihugu byinshi biragenda bikora ama stimulus packages, biragenda biprinting amafaranga kugira ngo bishire muri economy. Nka Amerika imaze gukora stimulus, imaze gushira $4 trillion, trillioni 4 z'amadolari muri economy. Ayo mafaranga bavuye hehe? Ibihugu bikayaprintinga hanyuma bikashira muri economy. Icyo gihe amafaranga yashize muri economy bituma amafaranga ari muri economy, amafaranga ari mu mufuka y'abantu atagaciro. Ni uvuga ngo cyambe abantu bazabura ubuzi, abantu babura amafaranga. None abantu bafite amafaranga abitse, aya mafaranga bafite abitse atagaciro. Ikindi kintu cya gatatu, abantu mufite amazu cyangwa se andi assets bizagenda bita agaciro mu gihe runaka. Ariko izo ntabwo ari inkuru mbi nk'uko bababwiye, mushobora hari uburyo wabyitegura. Ni ubuhe rero buryo umuntu ashobora kwitegura recession? Uburyo bwa mbere mushobora kwitegura recession cyangwa se igihe cy'ubukene bukabije, kuko iki gihe gishobora kumara umwaka umwe 2, ariko nyuma yaho economy ikazongera ikaba nziza, ariko isi zaba yahindutse. Icyo nicyo kintu mugomba kumenya. Rero uburyo umuntu agomba kwitegura recession, ngiye kubaha uburyo umuntu yitegura recession. Ikintu cya mbere umuntu akora kugira ngo yitegure recession, ugira budget. Nuvuga ngo ubu mwese mugende mubeho kuri budget. Budget ni iki? Budget ni ahantu wicara ukavuga uti ku kwezi niba ari inzu, niba ari ibiryo, niba ari ibi ukabibara byose, ugasanga niba amafaranga usohora ari $50,000 cyangwa se amadolari 1,500 cyangwa amadolari 2,000, ukayandika yose. Hanyuma ukarangiza ugakuramo ibintu bimwe na bimwe udakeneye mu buzima, ibintu nka shopping online, ibintu nko kurya hanze, ibintu byose ukakodaringa ibiryo ntitunabishoboreye umwaka byara mukabo byose ukabikuraho. Ubu ngubu ibintu byose udakeneye kugira ngo ubeho urabikatinga, ukabasha kubaho kuri budget kugira ngo saving amafaranga yose ufite. Icyo ni uburyo bwa mbere bwo kwitegura muri recession. Uburyo bwa kabiri ni ukusavinga, ukabasha byibuze kugira icyo nakwita emergency fund. Emergency fund ni ukuwabika byibuze amafaranga y'amezi 3 cyangwa kugeza kuri 6 agutunga buri kwezi. Ni ukuvuga ngo niba budget y'ukwezi kwawe harimo kurya, kunywa, kwambara, ibintu byose ukeneye, niba ari $1,000, byibuze bikugire muri savings 3,000 kugeza kuri 6, ku buryo hagize ikintu kiba ubu byibuze ufite akareserve k'amezi 3 cyangwa se akareserve k'amezi 3 kugeza kuri 6. Kiri kintu cya gatatu ukora ni ukwirinda amadeni. Iki si igihe cyo kugura amadeni, si igihe cyo gufata amadeni y'ibintu bitandukanye, y'imodoka, y'amazu, kuko ntabwo ari cyo gihe cyo kugura. Ibintu bizata agaciro mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo nushaka kugura inzu ntayigure ubu, ahubwo be yihanganye azayigure mu gihe kiri imbere ibintu byaguye kandi economy imaze kuba stable. Ikindi kintu nacyo wakora cya kane ni ukwiyungura ubwenge cyangwa se ugashapeninga your skills. Hari ibintu, hari ama websites menshi, ndetse mu biganiro bikurikira hari ikiganiro nzakora mbereka ama website yose mushobora gukuraho za free trainings zishobora kubaganiriza ndetse mukiyungura ubwenge. Iki nicyo gihe cyo kwicara ukiyungura ubwenge, ko mu gihe tugiye kujyamo ni igihe diplome zizaba zidakora.
hazaba hakora umuntu ufite ikintu arusha abandi. Niba uzi gukora akantu, uzi gukora aga software, uzi gukora aga app, uzi gukora ibintu bya online, uzi gukora digital marketing, niba uzi gukora digital communication, ibyo bintu byose n'udukosi ushobora kubona online, icyo nicyo uzazana kuri market, hanyuma ukaba cyabasha gutandukanya n'abandi bantu. Iki nicyo gihe cyo gushapeninga ubwenge. Ikindi kintu cya gatanu ni uko investisinga. Ndabizi mu gihe nk'iki cy'abantu baratinya bigatuma babika amafaranga cyane. Ntimwinvestinge mu bintu ibyo ari byo byose, ariko mwinvestinge long term. Ni ukuvuga ngo niba ugiye muri stock market cyangwa se n'ibyo mu bindi, mwinvestinge long term. Ntimwinvestinge uvuga uti ndashaka gukora amafaranga none, kuko market izaba unstable byibuze for the next umwaka umwe cyangwa ibiri, izagenda imanuka, ariko nk'umuntu watangira kuinvestinga for long term mu myaka 5, mu myaka 10, economic year yose depression twajyamo cyangwa recession byanze bikunze tuzayivamo. Ariko utangiye kuinvestinga buhoro buhoro, twazava muri recession umaze kugera ahantu ujya. Ikindi nacyo niba ushaka kuinvestinga mu mazu, iyi ngiyi akaba ari area expertise yanjye nzi, ni icyo nagubwira ni ukutagura amazu ubu nonaha ukabanza ukarindira byuze nko mu kwezi kwa 8, kwa 9, kwa 10. Aba experts benshi bavuga ko icyo gihe amazu zaba yaguye, ari igihe umuntu ufite cash cyangwa se ufite credit yagura inzu ndetse akayigura igiciro cyiza. Ikindi rero nababwira nuko muri age zose twaciyemo umuntu abasha overcoming ndetse akavamo yabaye umuntu muzima. Isi yacu izaba better mu buryo bwa business, mu buryo bwa economy, kuko ibi bintu biratuma bizatuma tugira ubwenge bwa creativity, hanyuma duhindura uburyo dukora business. Rero icyo nashaka kubasigira, ijambo nashaka kubasigira ni hope. Nimugire hope, ntimugire ubwoba, mugire hope, kuko bishoboka nubwo ibintu bigiye gukomera, ariko namwe nzi neza ko harimo ibintu bibarimo bishobora kuvamo business nshyashya zishobora kujyana n'igihe tugiye kujyamo. Ntimwibeshye, ibihe bigiye guhinduka, ahubwo iga utekereze ujyane nabyo. Rero takaba ari byo ndashaka kuganiraho uyu munsi. Ubutaha nzababwira uko isi igiye, tuzaganira cyane kuri future cyangwa se aho isi igiye kujya mu buryo bwa business, ndetse n'amabusiness azatera imbere, ndetse n'amabusiness ashobora gutekereza gutangiza mu minsi iri imbere. Mugire umunsi mwiza. God bless.